ubundi kikubwira umukobwa w'igishusho niko babyita mu Kinyarwanda cyangwa utagize ubwenge umupfapfa uko bibiri bita. Batumira abantu mu bukwe bwa ndabatumiye mu bukwe ariko babandi bo muri Kongo no, babandi bakora abakongomani no. bakora abakongomani gute? Babandi bakora inkuru zo muri Kongo no, simbashaka. Ariko ndashaka kubaza nakore kwicara kandi ko bagayenze n'umufitiye umunsi nzakwicarira kuko nawe ungeze hano wa mugore we ungeze hano wese ungeze hano uwenye uramuzi angeze hano ukora inkuru zo muri Kongo se ungeze hano pe kuri umugore uvuga ngo wageze iyo ujya ngo wageze mu ijuru rito ese yarongera kuvuga ngwiki ningiye gusase none yadufatanyije na Marene ibaza naho umuntu ushaka kubwira abantu ngo nimukajya muri saro ngo ya Keza rero abantu mufite umutwe mutuzuye reka dusimbuke step ndabikubwiye nzagufatira umunsi njye uranzi ndo umusazi nzawukorera ikiganiro nutareka kugenda kuri Keza saraye ntagaryi wanyu urani Marene yanjye nibitaze guhinduka kuko wagerageje kudutanye SMS wagiye umuha zose arakureba akakufata nk'injajo Imana wagize ufite umugabo muzima ufite umugabo w'umwasama nkawe ntabwo rwari kumara kigenda yarambabaje byatari Manu uzi ko umuntu ashaka gusenya umuntu guhera kuri 01 ukajya none man uteranya abantu kandi uri umuntu ngo yubashye ngo w'umumama wagezeyo ugeze ngewe imyaka mfite ni mike aho uri nahagusanga nkanakurenga bitewe n'imyaka ufite niyo mfite ngenda cyari muto ariko senya nge ujya kuri Marene wanjye Keza we ntazi kuvuga rwose niyavuze ararira nzamuvugira Miki ngo afite kwicara Scovio ngo kubera ko n'umusazi wujuje byangombwa ngo abantu ngo bose barabizi. Mwakomeje kubona umuntu witwa Miki avuga ngo atumiye abantu bose ngo mu bukwe ariko ngo abakoranga inkuru ngo z'abakongomani ngo bakora abantu bo muri Kongo ngo no ngabo ntabwo barimo. Avuga yuko ngo uwo mudamu cyangwa umumama ngo yashatse kugera gute ngo kumuteranya ngo na Marene wiwe. Mu by'ukuri iyi nkuru imaze kuba trend abantu bahise bavuga yuko ari Scovio ku mpamvu nyine z'ukubera yuko buri wese agomba kumva ibintu uko ashaka akabishyira muri angle ashaka ku mpamvu ziwe nyine bitewe. Muribuka igihe Scovio avuga kuntu ngo abantu biriza ibi waguze dodo aho nga kuri TikTok kuri YouTube akantu kose ukagashyiraho abivugaho abitindaho nyine mu kubivuga abantu bose bahise bavuga ngo ni runaka buri muntu wese aragenda aranomina avuga uwariwe. No kuvuga ngo ubundi ko tuzi famiye y'umuntu witwa bari abantu bitwa ngo ni baburyo ikintu cyose icyo dushaka n'icyo tudashaka cyose bagishyira ku mihanda. Umuntu witwa Miki keretse atagize atakoze ikiganiro kuri YouTube keretse adafite TikTok ariko kuntu abantu bari guhuza yuko Miki yavuze umuntu yavugaga ari Scovio nabyo ni ikindi kintu. Abandi bantu bibajije umunsi avuga kuri ibyo bintu ngo kuntu abantu bizi ibintu kuri social media ntabwo nzi impamvu abantu bose bahise bumva yuko umuntu Scovio yavugaga ari Miki. Mu by'ukuri Scovio n'umuntu witwa Miki ni abantu ntekereza ko badafite ahantu bahurira habe na gato. Scovio ubuzima bayemo nubwo Miki abayemo imyaka yabo akazi bakora buri wese ni ibintu bitandukanye. Umukobwa yikinira amakomedi hara n'amafilme kubabizi uwundi uri mubyeyi cyangwa umumama n'umuntu ukora ibiganiro biri political ibiganiro by'ubuzima busanzwe kwigisha gukebura gutyo. Sinzi rero kuntu ahantu Scovio yaba yaravuze mu kiganiro akavuga izina ariko mu buzima busanzwe nkuko tubizi umuntu ukora ibiganiro byo muri Kongo cyangwa se umuntu ukunda gukoraho ibiganiro nk'ibyo w'umumama w'umubyeyi ni Scovio. Ariko aka kanya nta muntu wavuga ngo Scovio yigeze anomina umuntu avuge ngo abantu biriza ubuzima bwabo bwose kuri social media zabo ntabwo yigeze avuga ngo Miki ntabwo yigeze avuga ngo ni baburyoshye ariko abo bantu ni ibintu tubaziho bariya ntabwo twakirwa tuvuga ngo batwereka ibyo twe dushaka cyangwa ngo batwereka ibijyanye na content ngo niko content yabiteye hoya ikintu cyabo cyose ni hehe ni kuri social media. Twariye twanyweye uyu munsi nta mata twabonye uyu munsi twanyoye mukaru uyu munsi twafashe imbuto uyu munsi twariye tugaburiwe n'akabari runaka
firigo yacu yuzuye imbuto, yuzuye imboga, yuzuye amajuisi, twaguriwe isaha y'amafaranga angana uku nguku, twe twagezeyo twarasobanutse. Donc ukirirwa uvuga buryo ki ibintu byose kuva ubyutse kuntu ubuzima bwawe bugenda kugeza usubiye mu buriri. Abo bantu turabizi niko bimeze ku bantu bose bakurikirana ibintu byabo, ariko twibuke neza ko Scovia yavuze hehe muri rusange, uri kumva? Kandi usibye no kuvuga ngo abantu babitinzeho ngo yavugaga Miki, abantu bose bakora ama vlog ati hello guys, ngiye mu mujyi, ngiye nimvayo ndajya muri salo, nimvayo ndateka noodles, ibintu nk'ibyo. Yavuze abantu muri rusange, ntabwo yigeze nominatinga umuntu wari we wese. Rero buriya ikindi kintu tukivuge kandi twumve ko nyine biri serious mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari ibintu tuba tugomba kugira gutekereza kandi birenze inshuro imwe. Kuba amashuri yawe ari hasi cyo ni kimwe. Kwanza habanza kuba utubaha Imana. Kuba amashuri yawe ari aho ari hasi, icyo ni ikindi kintu kigoye societe y'ubu. Ikindi kuba utagira discipline. Ushobora kwibaza uti uyu muntu ubwirwa n'iki uko atubaha Imana? Ibikorwa bye birabitugaragariza, amagambo yarabitugaragariza. Nta kintu n'iki na kimwe gishoboka cyari gutuma Miki ajya hari akavuga ngo Regis n'imbwa imbwa rubebe. N'ibindi bintu byose by'amagambo agenda avuga bitugaragariza yuko imico yiwe rwose itagize itameshe. Ubundi kikubwira umukobwa w'igishusho niko babyita mu Kinyarwanda, cyangwa utagize ubwenge, umupfapfa uko Bibiliya bita. Njyewe na papa w'umwana wanjye turi inshuti, ibindi byose muzumva bitavuye mu kanwa kanjye cyangwa mu kanwa ka papa w'umwana wanjye mujye mubyihorera. Mubitese koko niwe wabyaranye na Miki? Miki mwarabyaranye nk'uko umwe abantu bahura bakabyarana, cyangwa mwarabanye nk'umugore n'umugabo? Twabanye imyaka 2 tubyara mu mwaka wa 3, ko twabanye kugera 21 ari kurangira, nagiye hanze na 23 mu kwa kane mu kwa 6. Gutandukana kwanyu mwabyumvikanyeho nk'abantu muratandukana, cyangwa ni ibibazo byajemo hagati yanyu bituma mutandukana? Naragiye nsanga yagiye. Ni ukuvuga ngo waragiye usanga yataye urugo? Natangiye no kubona n'amavideo ari muri hoteli, ari muri pisine. Yagiye kwiryohereza kandi ari umugore wasize mu rugo. Nikute jewe navuye umwana ngo ajye kugusura, ntabwo namuhaye ngo murere. Yego. Ukagenda umujyanye ugatuma twana n'ababyeyi, nakubwira ati ko naguhaye umwana ngo ajye kugusura, warangiza ukabona waramwimukanye ukamujyana ugatajya kumukesha filime ejo bundi. Ariko ni iminsi mike muzamenya ikizava muri biriya bintu byose yakoze, kuba amategeko arahari. Urateganya kujyana Miki mu mategeko kuba yarakinishije umwana wanyu mwembi? Naramuhaye ngo ajye kumusura ageze mumuha ngo amurere. Ubu hasi ni umuntu warera umwana, ahubwo nawe bibasha. Ibaze kubona umwana wanjye ariko nkunda, njye nafashe nkajimujyana kugira ngo murere, ukamubona bari kumugira inzoka. Njye nahise mba speechless, nari nazinutse kuko narazimwiyamye, ndamubwira ati nguwo umwana aze kugusura, ugaburira umwana ugende noneho umushakira w'umugabo, umwana wanjye yarambikire kubana n'ababyeyi banjye mu buriri, izo kera zimenyere ujye kumuha abakozi. Ngo ijambo mwakumva ryonyine ngo nirituruka ku mugabo ngo twabyaranye, nkaho uwo mugabo mwabyaranye hari tutahagera. Baguteye inda, uremera ko waryamanye na runaka, bagushyize kuri mikoro nawe uraje uravuze. Uriya ababyeyi nuko kubyara tudasubira. Ahubwo ugiye ahantu hamwe, ugiye n'ahandi, ugiye n'ahandi. Urakomeje ugiye kuvuga uko baguteye inda. Wenda niba nawe undi wo kwandimba ati we yazaga avuga ko abana bashonje atabaza. None uje kuvuga ko baguteye inda barakwihakana. Urabivugira muri media kugira ngo ubundi kibazo naho cyahereye. Tuve no kuvuga kuri iyi kesi y'abari hano. Ubundi kibazo naho cyahereye. Cyatangiye aho umugore barongoye nabi aza kuvuga kuri media. Yego. Aho umugabo ngo warongoye umukobwa utagize ute aza kuvugira kuri media. Ubundi dukeneye byaba bitagize icyaha cyangwa bitagize iki, dukeneye ibwiriza rya Minisiteri y'Umuryango. Hagira ngo wagiye yitwa Minisitiri
visi perezidante icyo nibuka ndamwibuka iyo yambaye iya shati ndamumenya uyu mubyeyi rero uri muri iyi minisiteri y'umuryango dukeneye ibwiriza rivuga ngo ikibazo cy'umuryango niba mu itegeko nshinjabyaha rivuga ko ibivuga ku muryango n'ibindi basaba ko bibera mu muhezo. Yego. Kugeza ubu ngubu wenda ntabwo tuhita twihuta ngo tugere aho bigeze, ariko n'abashinjanye ubu ngubu umwe ashinja ngo ko ari kwangiza umuryango nyarwanda, ngo azana abagore ngo bakirirwa barira bavuga amabanga yo mu ngo zabo. Yewe kuri Scovia sinemera ko nabazana kuko ntabwo ari bitambamuga ntawe yambika umugozi, ariko hano hakwiye kuzamo umuntu uyobora igikwiye gukorwa. Uyu mugore kuko ashobora kuba afite ibibazo, arimo arasaba ubufasha avuga ati nabyaye abana none umugabo yarantereranye, ndasaba ubufasha uwamfasha wese kugira ngo abana banjye bige. Ari kuvuga ariko aba bagore n'aba bagabo nabo nyega n'abagabo nabo badutse turumva ati naramushatse ati nyere murongora ku munsi w'ubukwe. Wakintuwe barinda bakurongorera umugore ku munsi w'ubukwe, ubwo niwe wamurongora nka yose. Ubundi si ubwo uje kuvuga si ubukwe kuri media kugira ngo bigende bite. Dukeneye minisiteri y'umuryango guhagarika n'ibitari byo. Aba bana b'abakobwa bageraho bazi imbere ya za kamera bakambara ubusa, hakageraho abaza ku imbere ya za mikoro barimo nyakwigendera bagatukana, hakageraho abaza imbere ya mikoro bakaza kuvuga uko baryamanye nabo bataryamanye, rimwe na rimwe no kubeshya inkuru. Byinshi ariko biba ari byo, ahubwo icyo bakora ni amakabya nkuru. Barimo n'ibyo babeshya, none ko bakina n'amajwi n'amavideo ahubwo rugeretse. None se wowe ni ubwa mbere wumvishe umuntu anakora chat y'ikinyoma? Ibyo biraba ariko usanga bafite n'abatangabuhamya. Twagiye mu rukiko chat yashingiyeho bata umuntu muri yombi bakayishaka muri telefone y'umuntu wese ikabura. Hanyuma hari abaki ibyo ngibyo ni mu rukiko, ariko muri showbiz ibyinshi baba bifite fact. Showbiz yatangiye kuba show crime, ikwiye guhagarara. Ahubwo ngo no tugiye kugera ikwiye guhagarara gute? Ntabwo aba babyeyi baza kwirwa bavuga barabyaye bariya batsindwa barimo barandagaza abana babo. Aba bana baza kwirwa bavuga baratesha agaciro ababyeyi babo. Aba bagabo birwa baza kuvuga hano, nubwo ibyo uvuga byaba byarabaye hari ibitavugirwa nk'uruhame. Kambaho urugero, tujya tujya mu manza za gisirikare, umusirikare bafite icyo bamurega bagahita bafata icyemezo kubera kigiye kuburanisha tugasohoka twese, hagasigara umucamanza n'abavoka n'ababuranyi. Uzi icyo bivuga? Hari ibyo agiye kuvuga bigize amabanga y'igihugu, kandi si ngombwa ko rubanda rwose babyumva. Ese kamabaza igihugu cyaje gukomera ryari kurusha umuryango? Ko umuryango ari we ugira igihugu, noneho n'igihugu kikagira umuryango. Niba leta ishyiraho amategeko yo kurinda amabanga y'igihugu, kuki tutagira itegeko ririnda amabanga y'urugo y'umuryango? Iryo tegeko se rigomba gushyirwaho nande? Minisiteri y'umuryango irinda izana imishinga yo gukuramo inda, ikazana inshuro tuzabyara, ikazana inshuro tuzarongorwa, ikananirwa kuzana irindi rugo. Umushinga w'itegeko wo kurinda umuryango, amabanga y'umuryango.